Guhera mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2025 inkuru zitandukanye zatangiye gucicikana zemeza ko aba bombi bashobora kuba baratandukanye. Byiyongeraho ko buri umwe yakuyeho amafoto n'ibindi bimenyetso n'utuvideo byagaragazaga ubusabane bwabo ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye dukoresha hano mu Rwanda, haba TikTok, YouTube, Instagram, Facebook n'izindi zigiye zitandukanye. Ibintu byatijwe umurindi no kuba batakiboneka bari kumwe mu ruhame ngo bakorane ibiganiro ndetse bakorane n'iyindi yamamaza basanzwe bakorana mu minsi bari bakiri kumwe. Nubwo bimeze bityo, Nyambo Jessica ubwe yigeze kuvuga ko nta kibazo afitanye na Titi Brown, avuga ko bagikundana no gukundana mu buryo bw'inshuti za hafi. Yagize ati turacyakundana nk'inshuti z'ukuri. Uyu munsi watangaje ninde? Umubyinnyi w'inararibonye Ishimwe Thierry uzwi cyane nka Titi Brown yashyize akadomo ku byavugwaga ku itandukana rye na Niyonkuru Aime uzwi nka Nyambo Jessica, avuga ko nta kibazo bafitanye ahubwo ubushuti bwabo bukomeje kuramba nubwo hari amafoto n'amashusho yagiye akurwaho ku mbuga nkoranyambaga zabo. Mu magambo yagitangaje yagize ati abantu barabikomeje ariko nta cyabaye. Abo ni Titi Brown wavugaga ku itandukaniro rye na Nyambo. Tugiye kurebera hamwe rero ibyo Titi Brown yatangaje byose mu kiganiro gikomeye cyane yagiranye n'ikinyamakuru Inyarwanda cyandika hano mu gihugu cy'u Rwanda, ashyira umucyo ku bisanzwe bivugwa n'abantu muri iyi minsi ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru nziza rero ku bakunzi b'iyi couple y'ababesto, niyo mbazaniye. Iyi ni NBE iz'umugeni nitwa Sana. Gusa wibuke gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana no mu biganiro by'ubutaha nk'uko mwabyiyemeje kuzajya mugezwaho udukuru nk'utu ngutu tw'abasitari banyu mukunda. Mbahaye ikaze. Hari n'ubutumwa butandukanye bwagiye busangizwa ku mbuga nkoranyambaga burimo bwagaragazaga urukundo n'ishimwe rikomeye hagati y'aba bombi. Ku itariki ya mbere Nzeri 2024, Nyambo yanditse ku munsi w'isabukuru ya Titi Brown agira ati umurikira ubuzima bwanjye kandi uri umugisha kuri njye rwose, nta kibazo. Abatabyumva bo baramutse bagufite nibwo babyumva besto. Ukwiriye gukundwa buri munsi. Isabukuru nziza y'amavuko besto nkunda. Ayo ni amagambo abantu bose batangiye kwibazaho bavuga bati aba bantu barakundana by'ukuri koko? Nta kubeshya, aya magambo ndetse yuje imitoma n'amarangamutima akomeye cyane Nyambo atangaje. Ni amagambo agaragaza urukundo ndetse n'umubano mwiza uri hagati y'aba bombi, we na Titi Brown. Ariko gusa ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane muri uwo mwaka 2024, uwitwa Titi Brown nawe ntago yahereye mwaho, ahubwo yirashe ku mbuga nkoranyambaga yandika agira ati kuba iruhande rwawe, kuganira nawe, nshobora kuba ndi umusore ufite amahirwe mu isanzure ryose kugira umuntu utangaje mu buzima bwanjye nkawe. Amagambo ndetse no gusubirikanya kw'imitoma hagati y'aba bombi byatumye imbuga nkoranyambaga zabo zikura vuba vuba, bituma imishinga bakoraga irebwa cyane. Nka Nyambo yari afite filime yitwa Ibanga irimo kurebwana n'uyu munsi. Ibi byose byatumaga ndetse na filime bahuriyemo nka Big Mind ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye biboostinga cyane bitewe n'uko babaga bamaje gufata imitima y'abantu ndetse n'imitwe y'abantu. Gusa sinahwema kuvuga ko nanjye iyi ari couple y'ababesto iberanye kabisa n'ababesto nk'uko nabo ubwabo babyivugira, gusa ntabwo njye mbizi neza. Mu kiganiro yagiranye n'Inyarwanda, Titi Brown yavuze ko ibyabaye byari social media gusa, aho bombi bagiye babitekerezaho bakemeza ko ari ngombwa gukuraho amafoto n'amashusho yabo kuri izo mbuga kugira ngo birinde igitutu cy'abantu n'amarangamutima atari ngombwa. Titi Brown akomeza agira ati hari igihe bigera bitewe n'ibintu muba muri kunyuramo abantu, igitutu cyangwa se ikindi, mukavuga muti reka tugire ibintu dukora kuri social media. Nuko byagenze muri rusange, nta gushwana kuri hagati yacu twembi, ntabwo twatandukanye njye na Nyambo, turi ababesto. Ndetse n'ikimenyimenyi mumbwire muhamagarire hano mu kiganiro mubashe kumva kuko njye nawe turacyari kumwe. Ibyo ngibyo bigashimangirwa na live yagiyeho ejo bundi ya Dumba, aho Titi Brown yahamagaye uwitwa Nyambo. Nyambo hari ibintu yarahaye umumotari ngo amwoherereze, abantu bati koko babantu baracyari kumwe. Titi Brown yongeyeho kandi ati ariko muri rusange ni inshuti nziza.
kandi nta kintu kigeze kiba. Ibyabaye ni ibyo ku mbuga nkoranyambaga, abantu barabikomeje ariko nta cyabaye. Hari umubano w'abantu wagiye usenyuka ugatezwa umurindi n'imbuga nkoranyambaga, ugasanga abo bantu kwiyunga birananiranye. Hari n'umubano w'abantu bagiye babeshya ko wabaye bloke, abantu bakabitiza umurindi ku mbuga nkoranyambaga ndetse dukoresha hano mu Rwanda binyuze ku ma WhatsApp, ama Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Aba content creators ugasanga bose babishyizeho umurindi yuko aba bantu batandukanye. Gusa Titi Brown wakubwira ko ibi byabaye byari kuri social medias, ntabwo ari ibintu byabaye kubera ko ari ibintu bikomeye cyane. Ndetse avuga ko hari n'imishinga myinshi we na Nyambo bakomeje kugenda bakorana. Titi Brown yavuze ko Nyambo ari umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye mu buzima bwe. Murabizi ko Titi Brown yavuzwe mu rukundo na Nyambo amaze amezi atarenze 2 avuye mu gihome. Murabizi iyo story ya Titi Brown ntabwo ariyo nenda kugarukaho, by'umwihariko mu rugendo rwe rwo kwiyubaka nk'uko nabigarutseho, ndetse ko ibyo atazigera bifata nk'ibisanzwe, abifata nk'ikintu cy'agaciro cyane umukobwa yamukoreye. Kuko Titi Brown akimara kuva hari ahantu yari akeneye abantu bamuba hafi, rero Nyambo yamubayemo, icyo ngicyo kigakomeza ubushuti bwabo bafitanye. Niyo mpamvu Titi Brown wakubwira ko ibye na Nyambo nta hantu byapfa kujya, mbese yaba agiye hewe. Niyo magambo Titi Brown akubwira iyo muganira, warakubwira ati si yaba agiye agenda ajya he, byata abakunzi bagenda abandi bakagenda, ariko uyu we ni mpaka. Titi Brown yagize ati ni umukobwa wanyubakiye byinshi, uko abantu babivuga siko bimeze, tugifitanye ubushuti bwihariye, nta kibazo numva mfite kuko ni umuntu wanjye wa hafi ndetse tubana buri munsi. Ni amagambo rero ya Titi Brown atangaza ko Nyambo yamubereye inkingi kabisa ya mwamba mu byo yakoraga byose ndetse akanamushyigikira. Gusa inkuru nziza ni uko aba bombi bakiri kumwe gatanu ku kandi. Niba ukunda iyi couple y'aba Besto, ubishyiraho muri comment utubwire uti ese umubano w'aba ngaba urawubona ute? Hanyuma nurangiza ukande like, wibuke gukanda iyo buto ya subscribe, ukande ku iyo nzogera kugira ngo ubutaha inzogera ijye yifungura. Ubwo ufunguye YouTube ntujye gushakisha muri browser yawe, ubwo video zose zigezweho zihite zikugeraho kuri NB Izo. Ciao ciao, hasta la vista.